ye nari ndimo mbabwira ko nejejwe no kongera kubana n'abantu b'Imana kandi nkaba nshimye cyane Imana yabanye namwe ikabana nanjye ikaba yongeye kuduhuza tukiri bazima dusangiye ibyiringiro by'umugisha. Imana ihimbazwe. Ntabwo nabura gushimira cyane abizera bagize by'umwihariko itorero rya Kimisagara, intara ya Kigali n'abantu b'Imana bose ko mwakomeje kugaragaza ubudahemuka bwo kuba abantu b'Imana. Ndabashimira cyane ko twakomeje gufatanya mu murimo w'ivugabutumwa. Ubwo navaga ahangaha mwarambwiye ngo ntabwo ugiye turi kumwe, imvugo rero yabaye ingiro. Imana ihimbazwe. Nejejwe no kumarana namwe ibi byumweru bibiri kandi ndagira ngo mbashimire pasitoro w'intara ya Kigali uburyo mwakomeje gukorana nawe ibintu bikagenda neza. Ku mutima wanjye mba ndimo gutekereza intara ya Kigali, iyo ndimo kureba abantu b'Imana ukuntu bajya mbere mpita mbona ko atari abantu b'abantu ahubwo ni abantu b'Imana. Muzakomeze kuba abantu b'Imana. Ndagira ngo kandi mbabwire ko abavandimwe dusangiye umurimo hariya muri iriya zone y'ivugabutumwa ya Byumba nabo bakomerejwe mu buntu bw'Imana. Nubwo turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bidasanzwe, ariko Imana yacu ntabwo igihinduka. Iyabanye n'ubwoko bwayo kera iracyari kumwe n'ubwoko bwayo uyu munsi kandi izakomeza kubana n'ubwoko bwayo kugeza igihe izabugereza imuhira. Niyo mpamvu umuja w'Imana yavuze mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero ku rupapuro rwa 514 ku gika cyo hasi gisoza, umuja w'Imana yaravuze ngo ntabwo tugomba kugira ubwoba bw'ibiriho cyangwa tugira ubwoba bw'ibizaza keretse twibagiwe iby'Imana yadukoreye mu gihe cyagize gute, mu gihe cyashize. Haleluya. Ndagira ngo rwose mbabwire ko bizera tutagomba gucibwa intege n'ibiriho. Mwe kugira ubwoba kubera ibiriho, ahubwo mukomere kandi mushikame nk'uko abaririmbyi baririmbye mbere bavuze bati Yesu yadusigiye isezerano kandi azagira gute, azagaruka. Ariko mbere y'uko aza hagomba kubaho ibimenyetso bitebutsa kuza kwe. Niyo mpamvu nibimureba abafite amaso barabisoma bakamenya impamvu yabyo bakitegura kuza k'umwami nk'uko abaririmbyi babivuze, kugira ngo hatazabaho kugira gute, gutungurwa. Imana idushoboze guhora twiteguye kandi imitima yacu nk'uko abaririmbyi bamaze kongera kubivuga, abaririmbyi b'Abadiventiste. Haleluya. Hariya ngo bitwa ngo ikibari abaririmbyi abatagereje se ni bande? Iriya ni indirimbo yacu. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha rwose bantu b'Imana, mukomere kandi ndifuza yuko iyo ndirimbo mumaze kuririmba Imana nibafasha murongera muyicisheho kugira ngo ibe indirimbo y'Abadiventiste twese. Ndatekereza ko abantu mwayumvise, niba mwayumvise neza ntabwo ari iriya korari yayiririmbye ahubwo igomba kuba iyacu. Ndagira ngo romba intashyo z'abavandimwe dusangiye umurimo. Nagize umugisha wo kuzana na madamu, yavuze ati rero reka tunyarukane turebe abantu b'Imana. Hari n'abandi bagombaga kuza ariko ntabwo byakunze bitewe n'impamvu, ariko mfite icyizere kidashidikanya ko igihe nikigera Imana izaduhuza aho tutazongera gutandukana. Abizera rero b'ibyumba twatangiranye isabato bambwiye ngo mbasuhuze kandi izo ntashyo ndazibahaye. Nabo twasize imuhira nabo bambwiye ngo mbasuhuze, izo ntashyo nazo ndazibahaye. Ndashimira rero Imana kuko nsanze hano Kimisagara hari iterambere. Izina ry'Imana rihimbazwe. Burya niba hari ikintu kibabaza ni ukubyara umwana ariko ntagire gute, umwana ntakure. Uyu ubyaye umwana rero uravuga ngo kurugira gute, kura ujye ijuru. Imana ishimirwe ko binyuze mu mbaraga za Mwuka Wera abizera ba Kimisagara mu bufatanye no mu bumwe hari byinshi bigenda bigerwaho, kandi mfite cyizere ko nidukomeza gufatanya
tuzagera kure hashoboka. Ndashimira cyane by'umwihariko abadiyakoni uburyo mwatekereje nk'uko umuyobozi yabivuze. Niba hari ikintu kinezeza umubyeyi ni ukubona umwana wibwiriza. Haleluya. Alex uraho, Uwiteka guhire. Umwana wibwiriza. Imana ishaka abantu bibwiriza, abantu bakoreshwa n'umwuka wayo, batinuba kandi batagira gute, badahatwa. Amagambo tumaze gusoma hariya mu byigisho abanziriza gutanga amaturo, bavuze ngo iyo umuntu atanze ababitsa ubutunzi bwe hehe, mu ijuru. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndagira ngo mbibutse bizera, turi aha ngaha tutari iwacu, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ariko twebweho iwacu ni hehe. Reka mbabwire rero, iyo uzi ko ahantu utuye bazahasenya, ntabwo ukomeza kuharunda umutungo, ahubwo mu bwenge umutungo wawe uwushyira aho ugiye kugira gute, ugiye kwimukira. Niyo mpamvu Imana inezezwa n'abasobanukiwe iryo banga. Umuntu w'Imana Yobu yaravuze ngo navuye mu nda ya mama ngize gute, nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo ngize gute, ntacyo makuye. Muraho. None se niba twaravuye mu nda ya mama twambaye ubusa, tukazasubira mu nda y'isi nta kintu tujyanye, ubwo mu isi turahakora iki? Muraho. Icyo mvuze turacyumvikanaho. Niba twaravuye mu nda ya mama twambaye ubusa, tukazasubira mu nda y'isi nta kintu tuvanye mu isi, none mu isi turahakora iki? Yesu yaravuze ati rero mu byo mukora byose mujye mubitsa ubutunzi bwanyu hehe, mu ijuru. Ndashimira cyane uburyo abantu bamaze gusobanukirwa n'iryo hame kandi bakabikora banezerewe. Gukorera Imana nta gihombo kigira gute, nta gihombo kibamo. Niyo mpamvu mbasaba mukomeze mugire ishyaka ryo gukora. Ndashimira cyane abizera mwazirikanye ko tugomba kugira icyo dukora kugira ngo iriya nyubako nayo ya Nyamirambo igire gute, nayo irangire, n'ahandi. Kandi ijambo ry'Imana ngo tuzakomeza gukora, tuzakomeza no gutanga kugeza igihe Imana nayo izahagarika imigisha. Haleluya. Muraho. Ni bande bifuza yuko Imana ihagarika imigisha yayo? Niba rero utifuza ko Imana ihagarika imigisha yayo kuri weho, nawe komeza utange, Imana nayo ikomeza iguhe, nawe ukomeza utange, nayo ikomeza iguhe. Iyo udatanze ubu bw'Imana ngo rekeraho. Reka umwuka w'Imana adufashe, kandi ibi byumweru bibiri tugiye kumarana, umwuka w'Imana azakomeze kutwuzuza imbaraga kugira ngo uko turushaho gutera imbere mu bisanzwe, turushaho no gutera imbere mu bya mwuka. Muri uyu mwanya ndagira ngo tugendane mu cyigisho kibanziriza iyi gahunda, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibanga ry'ibyiringiro bizima. Ibanga ry'ibyiringiro bizima. Abaririmbyi bamaze kutugezaho ubutumwa bwiza nk'uko uwayoboye gahunda yabivuze. Ubu hari ababwiriza babiri, abambere baratambutse n'iriya korari, baravuga bati Satani wari marayika w'umucyo yateje ikibazo, maze ibintu birazamba, maze ageze mu isi ibintu abihindura ukundi, ibintu biba bibi, ibyo dukoresha birababaje. Ariko baravuga bati niyemeje guha Yesu umutima wanjye, nzi ko umutima wanjye wamaze guhinduka iki, umushiki. None rero ngiye kugira gute, ngiye kuwurima. Haleluya. Ngiye kuwurima maze nguhindura iki, nguhindura intabire, maze Yesu aze ateremo iki, imbuto nziza, maze abagira gute, abazisoroma bajye bagira gute, bajye banyunguta bagize gute. Imana ihimbazwe. Imana idushoboze gutunganya imitima yacu kugira ngo tubashe gukora ibikwiriye kandi twuzuze ibisabwa byose. Iyo turebye ubutumwa bwiza dukeneye kumenya kurusha ibindi byose muri iki gihe, dusanga hari amagambo Yesu yavuze abwirijwe n'umwuka w'Imana. Abafite ibyanditswe byera murareba mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 8 umurongo wa 31 havuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati
nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute? Kuzababatura. Nimuguma mu ijambo ryanjye. Ndagira ngo babwire neza yuko Imana irifuza gutunganya imitima y'abantu kugira ngo tubashe kuzaragwa bwa bwami butazahanguka. Niyo mpamvu kugira ngo tugume mu ijambo ry'Imana biradusaba kuryiga. Hari ubutumwa butandukanye abantu dukwiriye kumenya, kandi muri iki gihe rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu dushikarira kumenya n'ubutumwa butagira icyo butumarira mu buzima, ahubwo bukangiza ibitekerezo byacu. Ubutumwa abantu twumva buba bugizwe n'imigabane ibiri. Burya mu byo twumva hari ubutumwa bw'ukuri, hakaba n'ubutumwa bw'ibinyoma. Mbese weho ubutumwa wumva ni ubutumwa bukugeza kuki? Umuntu wese muri twe akeneye gusesengura akamenya gutandukanya imvu n'imvano y'ukuri kw'ibyo yemera, kuko ibyo umuntu yemera nibyo yizera, kandi ibyo umuntu yizera nibyo bimugira uwo agize gute? Uwo ari we. Reka mbabwire bavandimwe, abantu batwawe n'ibintu byinshi cyane, ariko dukwiye gusesengura ibintu byose twemera aba ari ukuri. Kubera imbuga nkoranyambaga zisigaye ziza, abantu baraza bagakubitaho ibintu hariya, abandi bagakubita ibintu hariya, abandi bagashyira ibintu hariya, ugasanga ibintu byose umuntu arabyemera nk'aho ari ukuri, kandi wakubaza ibyo bintu wemera bishobora kuguhindura mwiza cyangwa mubi bitewe n'uko wabishyize mu bwonko bwawe. Birakomeye rero ko umuntu yemera ikinyoma ngo abe umunyakuri. Haleluya. Muraho? Ntabwo wakwemera ikinyoma ngo uzabe umunyakuri, bitewe n'inyigisho nyinshi ziri hanze aha ngaha. Mubona ko imyigishirize yatandukanye kandi byinshi bifite ababyemera, ariko ikibazo ibyo bemera ni ukuri cyangwa ni ikinyoma. Umwami Yesu aravuga ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute? Bizera. Reka mbasabe, nanejejwe nuko aha ngaha turi abantu benshi, ariko umugambi n'icyifuzo ufite. Bayobozi bizera shuti, ndasaba Imana, yewe mukobwa ihangane nkurikire hano, ndasaba Imana yo mu ijuru ngo Umwuka Wera agenderere buri wese, kuko kuba muri iri teraniro ni byiza, ariko niba hari igihombo wazagira ni ukuzaba mu iteraniro ry'abantu hano mu isi ukazabura mu iteraniro ry'abera. Tuzabireba, kuko umugambi wa Yesu ni ukugira ngo tumenye ukuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Muri iki gihe tugezemo ubutumwa butangwa ari bwinshi, hari ikibazo gikomeye umuntu wese akwiriye kwibaza. Ubutumwa dukeneye kumenya kurusha ibindi ni ubuhe? Ubutumwa dukeneye kumenya kuruta ubundi ntabwo butandukanye n'ubwo Umwami Yesu yahishuriye Nikodemu igihe yari ari kumwe nawe yihereye. Umuja w'Imana naje we yanditse, abwirijwe n'Umwuka w'Imana, yaranditse ati, mu gitabo cyitwa Ibivuzwe ibihe byose ku ipaji 108 na paji 109, amagambo akomeye avuga ati, ni mu biganiro Nikodemu yagiranye na Yesu yashyize ku mugaragaro inama y'agakiza n'umurimo wamuzanye ku isi. Nubwo Yesu yabanye n'abantu benshi akabana n'abigishwa be, ntabwo yigeze, mama ihangane nkurikire urakoze cyane, ntabwo yigeze ayishurira ibanga ry'inama y'agakiza abigishwa be. Wapi? Ahubwo inama y'ibanga ry'inama y'agakiza yayishuriye nde? Nikodemu, bari kumwe baganira nijoro. Aha biratangaje cyane, biratangaje cyane kubona Yesu yarahisemo kubibwira Nikodemu atari mu bigishwa be. Ntaho yari yarigeze asobanura ibirambuye mu biganiro bye bya mbere, intambwe ku ntambwe, ibikenewe gukorwa mu mutima wa buri wese ugomba kuragwa ubwami bw'ijuru. Ayo magambo ari mu gitabo cy'Ibivuzwe ibihe byose. Yesu yasobanuriye Nikodemu. Muraho? Abategereje muraho? Murashaka kujya mu ijuru? Ndagira mubwire ko muzige neza igitekerezo cya Yesu nande na Nikodemu. Niho habitse ibanga ry'ibyiringiro nge namwe dukwiriye kugira. Mu itangira ry'umurimo we, Yesu yahishuriye ugize urukiko rukuru rw'Abayuda ukuri, uwari ufite umutima witeguye kwakira, ndetse watorewe kuba umwigisha w'abantu. Muri iki gihe cyacu natwe icyo dukeneye ni uguhishurirwa ubwiru bw'inama y'agakiza. Haleluya.
twaririmba ni byiza, twanabwiriza ni byiza, ariko reka mbabwire rimwe mu mabanga akomeye cyane. Ikintu cyambabaje nari ndimo soma nimugoroba, ngo abigishwa babanye na Yesu bamarana imyaka 3 n'igice, ariko bataramenya Yesu wagize gute uwo ari we. Ngo bamwishuriwe yagiye, bifuza yuko yakongera kugaruka, ariko byari byagize gute, byari byarangiye. Bizera shuti bakundwa abashyitsi, hari abantu bazasobanukirwa n'icyo bagomba gukora, ariko imbabazi zigize gute, zirangiye. Dukeneye rero gufata umwanya kugira ngo tubitekerezeho. Intambwe ku ntambwe ibikenewe gukorwa mu mutima wa buri wese, nge namwe dukeneye kumenya. Kandi umuntu ashobora kwibaza iki kibazo, none se ni ibiki bikenewe gukorwa mu mutima wa buri wese ugomba kuraga ubwami bw'ijuru? Hashobora gutangwa ibisubizo bitandukanye kuri iki kibazo. Bamwe bashobora kuvuga bati ni ukwizera, abandi bati ni ugukora imirimo myiza, abandi bati ubutumwa bwa Kristo buraduhagije, n'ibindi. None se igisubizo cyawe cyaba ikihe ku byerekeranye n'intambwe ugomba gutera mu nzira y'agakiza? Yesu akira abigishwa be umugani w'umuzabibu n'amashami yawo, nk'uko tubibona muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 1 kugeza umurongo wa 8. Yaravuze ati, ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri ryo ritera imbuto arikuraho, ibyara imbuto ryose aryanganyaho amahajya yaryo, ngo rirusheho kugira gute, kwera imbuto. Igihe Yesu yari kumwe n'abigishwa be, asa nkaho arimo gusoza umurimo we, yagize umwanya uhagije wo kuganira n'abigishwa be. Aravuga ati, none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Ikibazo, mbese uriya muzabibu ntabwo muwureba, ni igiti kigaragara, ariko mwese nk'abantu b'Abanyarwanda tuzi igiti, kandi Yesu yagaragaje neza yuko ari we muzabibu, twebwe tukaba turi iki? Tukaba turi amashami. Ikibazo kirabaza ngo, mbese ko Yesu ari umuzabibu, yaravuze ati, nijye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutafite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro, akagira gute, agashya. Umuntu utaguma muri Yesu Kristo ameze nk'umuzabibu utari ku giti. Nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Haleluya. Abaririmbyi bati rero, ndashaka gutunganya umurimo wanjye, ndashaka gutunganya umutima wanjye nkawurima, nzi ko wabaye umushike, maze Yesu akaza agateramo imbuto, hakera imbuto nyinshi, maze abantu bakazinyunguta bagize gute, banezerewe. Ikibazo, mbese abantu bakugezeho bagusoromaho iki? Hariya muri quartier y'iwanyu bakunyunguta banezerewe, cyangwa uri umuravumba, cyangwa urasharira? Burya iyo umwana umubwiye ngo ngiye kuguha umuravumba, umwana afunga umunwa. Mbese nta hantu ugera abantu bakubona ukabahindukira nk'umuravumba, cyangwa ukabahindukira nk'umubirizi. Reka mbabwire, Yesu yavuze neza ko nituguma muri we, nawe azaguma muri twe. Muri iki gihe cyacu dukeneye gusobanukirwa n'ubutumwa Kristo yahaye abigishwa be kuri wa mugoroba wo kuwa 5 w'isabato wa nyuma, mbere y'uko abambwa azira ibyaha by'abantu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cya 14, gice cya 15, gice cya 16, gice cya 17. Tuhabona ubutumwa buhagije kandi bukwiriye kumenywa n'abantu bose b'ibihe byose kugeza mu bwami bwo mu ijuru. Muri Yohana 15 umurongo wa 1 kugeza wa 8, umwami Yesu yagerageje gukoresha ifashanyigisho, atari umugani, atari igitekerezo, ifashanyigisho yo kwigisha muri make ukuri kw'ingenzi kuruta ibindi byose Imana yigeze imenyesha abantu. Ukuri kuvuzwa muri iyi mirongo 8, Yohana 15 umurongo wa 1 kugeza wa 8, gusobanuwe neza cyane n'ifashanyigisho ku buryo bidashoboka ko umuntu atashobora kubyumva. Ibi byumvikana neza. Aya magambo mbabwira ari mu gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose, niho yanditse. Bivuze ngo amagambo Yesu yavuze muri iriya joro yari amaze gusangira n'abigishwa be ifunguro ryera, amaze kubaha umutsima na divayi. Ubuyuda yari amaze gusohoka,
agiye kugambanira umukiza, maze Yesu yari kumwe n'abigishwa 11 ajyana nabo hari ku kwezi nijoro, maze baragenda bagera ahantu hari umuzabibu, atangira kubabwira ibanga rikomeye. Bizera bashyitsi inshuti mbabwire, niba hari amagambo tugomba gutekereza cyane, ni amagambo ya nyuma avugwa n'umuntu. Burya iyo umuntu agiye kugenda mukaba muri kumwe akavuga ijambo rya nyuma, iryo jambo rya nyuma ujye uryitaho, abandi baryita umurage. Bivuze ngo Yesu yahaye amagambo akomeye cyane abigishwa be ameze nk'umurage ubwo yari mu ijoro rya nyuma agiye kubambwa. Ahangaha hari amahitamo abiri. Ushobora kwirengagiza iyi fashanyigisho rwose ntushake no kuyumva. N'ubu ngubu mama ihangana unkurikire rwose, muzihangana kuko ngewe mba numva mbabaye. Uramutse wicaye ahantu uzajya mu ijuru, numva wabuhombye rwose, wabuhombye. Iri ni ishuri twaje kwigiramo, murabona kuntu tungana. Iyi ni kaminuza ibumbye abanyeshuri benshi, ariko reka mbabwire, kwinjira mu ishuri ntabwo bivuze guhabwa diplome. Ubasha kwicara ahangaha ukajya ukicara ahangaha, ariko uramutse utitaye ku nyigisho zigishirizwa ahangaha. Kandi Yesu Kristo ari we muyobozi wa gahunda. Ndakubwiza ukuri, ushobora kuzabihomberamo kandi wakagombye kunguka, kuko Yesu yaje kwigisha abantu. Hari amagambo ngo yaje mube abandi bagira gute ntibamumenya, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki b'Imana. Hari abantu bashobora kutabyemera, mukobwa wihangane ubyiteho. Haleluya. Nube mu bantu batabyemera, ariko nanone tuzabibona n'uburenganzira bwawe, kuko ku Mana nta gahato kabaho. Ushobora kwemera iyi fashanyigisho kandi ukayizera nk'ukuri kudashidikanywa, kuko yatanzwe na Yesu. Haleluya. Hari abantu ngo bazajya mu ijuru, ariko nta hantu nzi bazategera imodoka. Imodoka izabajyana mu ijuru bazayitegera hehe? Mbese indege zijyana abantu mu ijuru zizaba ziparitse hehe? Mbese ibyogajuru bizajyana abantu mu ijuru bizaba biri hehe? Yesu yaravuze ngo nigenzera n'ukuri n'iki, nta uzajya kwa data ntagize gute ntamujyanye. Kubw'ibyo rero nk'abigishwa ba Yesu dukwiriye kwita kuri aya magambo. Iyi 8 y'ibyanditswe byera ni urufatiro rw'ingenzi rw'imibereho y'ibyamwuka mu buzima bwa Gikristo. Kandi ahangaha hari amahitamo nge nawe tugomba kwitaho. Iyi mirongo uko ari 8 tumaze kuvuga ni amagambo Yesu ubwe yivugiye kandi afite imbaraga. Muri iyi mirongo 8 hari ibintu 7 dukwiriye gutekerezaho mu buryo bwimbitse mu mibereho ya Gikristo. Hari ibintu bingahe? 7. Ndashimira abafite agakaramu, ariko ndabona hari abandi b'abahanga bafata mu mutwe. Oya, ndabinginze igihe muzaba muje muri aya materaniro muje kwiga, umunyeshuri w'umuhanga yegafatira ku kibaho, ariko kubera ko dufite ibibazo byinshi, buryo umuti w'amazinda n'iki ni ikaramu. N'Imana yarashimye ko ibintu bijya byandikwa, ni byiza ko tuza mu ishuri ryo kwisabato tuzana amakaramu n'amakayi kugira ngo twandike. Hari ibintu rero bigeze kuri 6 ngiye kubabwira. Icya mbere hari umuzabibu, icya kabiri uwuhingira, icya gatatu hari amashami, icya kane kuguma, icya gatanu amatunda, icya gatandatu kuba bigishwa, icya karindwi kugira gute gukaragira. Kuko ndagira ngo dusesengure, umuzabibu ni Yesu Kristo. Icya kabiri uwuhingira ninde? Ni Imana Data. Amashami ninde? Nabizera. Kuguma mu muzabibu nabizera bari muri inde? Muri Kristo. Amatunda ni imbuto zaki? Aka kantu mukiteho. Amatunda ni imbuto zaki? Ubwo wewe uraza kureba wera izihe mbuto? Turaza kuzireba. Nubona hari imbuto wera itari muri za zindi za mwuka, ntiwishuke, ntiwibeshe ngo ugenda wihumuriza ngo nta kibazo kandi wabibwiwe. Wewe uza kuza kureba imbuto wera ni izihe muri karitsiye aho uba ucururiza, wera izihe mbuto. Buriya hari amagambo Yesu yavuze ariko abantu badakunda kwitaho cyane. Kuba bigishwa, abizera bakurikiza ibyo umwigisha Kristo agira gute ababwira. Icya karindwi gukaragira no gukurwamo kamere, kwezwa no gutunganywa. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mu yandi magambo rero, urebe ko wakaragiwe, urebe ko wakuwemo kamere cyangwa iracyakurimo, niwe ubizi. Reka turebe muri make uko izi ngingo zumvikana. Ingingo ya mbere umuzabibu twayibonye ni Yesu Kristo, uhingira ni Imana Data. Ingingo ya mbere rero niya kabiri ni ukuri kudashidikanywa. Hari ufite ikibazo se? Aho nta kibazo kiriho. Ingingo ya gatatu ni amashami, nabizera. Abizera muri aho
mushyire hejuru abizera. Aba ni ababatijwe, Imana ihimbazwe. Ubwo rero nitwe tugezweho, turi amashami. Noneho ikibazo cyo gutekerezwaho, mbese umuntu w'umunyabyaha, abanyabyaha muri aho, biravuga ngo mwese mwakoze iki? Ntitwashyikira ubwiza bw'iki? None niba uri umunyabyaha, uri ishami rya Kristo, muri aho ariko umunyabyaha yaba ishami rya Kristo? Ni ikibazo cyo gutekerezwaho kugira ngo tumenye icyo dukwiriye gukora. Muri Zaburi 58 umurongo wa 4 haravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka. Ibyo rero hari umubyeyi wigisha umwana kurumana se? Ntawe. Ariko umwana hari igihe utinda kumuha ibere warimuha akariruma, ubwo si yabyigiye he? Ibyo ni ibintu tuvukana. Binyuze rero mu kumva ubutumwa bwiza, umunyabyaha asobanukirwa n'urukundo rw'Imana, agasobanukirwa ko Imana itwifuriza ibyiza biruta ibibonerwa muri iyi si yacumuye, maze akizera. Yamaze kwizera rero icyo gihe, nkuko muri Mariko 16 umurongo wa 14 kugeza 16, ubwa nyuma Yesu yabonekeye abigishwa be uko bari 11 bicaye bafungura, ariko bagayaho gatoya kuko kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo, kuko batemeye abamaze kumubona ko yazutse. Arababwira ati nuko rero nta kibazo ibyo ngibyo, muzakomeza gukura mu kwizera, mujya mu bihugu byose mwigisha abaremye bose ubutumwa bwiza. Kandi aravuga ati uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azakirwaho iki? Iteka. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17, umugaragu w'Imana Paulo yavuze ati dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Kwizera niko guhuza umuntu na Kristo. Yohana 6 umurongo wa 40, umwami Yesu yaravuze ati kuko icyo data ashaka ari iki, nukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'iki? Mbese wizeye ibyo? Icyo ni ikibazo nyine namwe tubasha kwibaza. Yesu yahishuye ko umuntu wumvise ubutumwa bwiza aba asigaranye amahitamo. Ayo mahitamo rero y'umuntu ashobora guhitamo kwizera uko kuri, akabatizwa, akagira gute? Akazakizwa. Ariko hari n'abazakumva babyange. Ikindi gikomeye, ashobora guhitamo kutizera uko kuri, akanga kubatizwa, akazakirwaho iteka. Imana ihimbazwe. Ntabwo igihatira umuntu gufata icyemezo, ahubwo umuntu niwe wihitiramo. Iyo umuntu amaze kubatizwa, abatanze ubuhamya bwo kwizera kwe. Umuhango w'umubatizo n'umuhango w'ifunguro ryera ni inkingi zikomeye cyane, imwe ishinze hanze y'itorero, indi ishinzwe imbere muri ryo. Kuri iyo mihango yombi Kristo yahanditse izina ry'Imana y'ukuri. Umubatizo Kristo yawugize ikimenyetso cyo kwinjira mu bwami bwe bw'ibyamwuka. Umubatizo rero ni ikimenyetso kigaragaza ko wanze isi. Haleluya. Ababatijwe ni bande? Amen. Mwanze isi? Ntabwo ngiye kubabwira ngo yego cyangwa oya, cyangwa turacyayikunda, ariko tuzabireba mu minsi 15 tuzamara, tuzareba niba dukunda isi cyangwa tutayikunda. Ariko gukunda isi no kutayikunda ntabwo bivuze kudakora, ahubwo ni ugushyira ibintu mu mwanya wabyo, ibintu byose ukabiha umwanya wabyo. Niyo mpamvu rero ababatizwa mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, igihe binjira mu mibereho ya Gikristo, bavuga beruye ko ku mugaragaro ko banze gukorera Satani, bakaba abana b'umwami w'ijuru. Haleluya. Iyo umuntu abatije shiza akaboko hejuru, wiyemeje gutandukana na Satani n'ingeso za hano ku isi, bati ngize gute? Ndabyemeye. Ikibazo kubyemera ni kimwe, no kubikora bikaba ikindi. Baba bumviye itegeko rivuga ngo nimuve hagati y'aba bandi mwitandukanye, kandi nimukore ku kintu cyose gihumanye. Indahiro turahira mu mubatizo zikubiyemo byinshi. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, duhambanwa na Kristo mu rupfu rwe, kandi tukazuranwa nawe mu muzuko we, bityo tukaba tugomba kugendera mu bugingo bushya. Niyo mpamvu umuntu ubatijwe aba ari icyaremwe gishya. Ubugingo bwacu rero bugomba komatanywa n'ubugingo bwa Kristo. Guhera ubwo umwizera aba agomba kuzirikana ko yiyeguriye Imana, yiyeguriye Kristo ndetse na Mwuka wera. Umuntu wabatijwe aba agomba kubizirikana, akamenya ko yiyeguriye Imana. Iby'isi byose biba bigomba guhabwa umwanya wa kabiri nyuma y'isano nshya aba yinjiyemo. Nuvuga ngo iyo wabatijwe
ni nk'umukobwa umaze gushyingirwa ntabwo aba akigenga, ahubwo abavuga ati mbaye uwande, mbaye. Hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo njyewe nk'uko mubizi maze kumenya no gusobanukirwa iby'amategeko ategeka bagize gute, ngize gute, mbyemeye ntaki. Ababyemeye harimo agahato mwihangane, ariko ababyemeye nta gahato uba ugomba kuzirikana iyo ndahiro warahiye. Kwemera nta gahato, wagira hirya ugashaka kubivamo, kandi warabyemeye nta gahato, aho hari ikibazo tuzakireba mu minsi mikeya iri imbere. Ariko ni warabyemeye nta gahato, nta muntu ugushyizeho igitutu, ugomba kuzirikana yuko winjiye mu isano nshya, ntabwo uba ukigenga, ahubwo uba ugengwa n'uwo wiyemeje kubana nawe. Ubatizwa rero abagiranye isezerano n'Imana, ubatijwe abagomba kubaho mu Mana akayikoreshereza ubushobozi bwose yamuhaye, ntiyigere yibagirwa ko afite ikimenyetso cy'Imana kuri we. Hari abantu basezerana bakambara impeta bakazishyira ku rutoki, bati rero mwabibonye mujya mubyerekana n'abantu bagafotora. Buriya nawe rero iyo ugiye mu mazi, abahamya tuba duhari ko wiyemeje kwinjira mu isano nshya yawe n'Imana, ukaba ugomba kumenya neza yuko uriho ikimenyetso cy'Imana kuri wowe, ndetse ko uri umugaragu wo mu bwami bwa Kristo, ukaba umuragwa wa kamere y'Imana. Ubatizwa rero agomba kwiyegurira Imana mu buryo bwuzuye, ndetse n'ibyo afite byose agakoresha impano ze zose ku bw'ikuzo ry'izina ryayo, nk'uko tubibona mu gitabo cy'inama z'itorero ku ipaje ya 415 kugeza ku ipaje 416 ingeri ya 2023. Niyo mpamvu nashimye abadiyakoni hamwe n'abandi bizera bamaze kumenya ko babaye abizera, bakagenda bagatekereza n'impano zabo, abazi kudekora, ababona amafaranga, abashaka indabo, abashaka ibiseke, abashaka tapi. Umuntu wese akumva ko agomba gukorera Imana. Imana ibaha umugisha. Bimeze bite se wowe nanjye twamaze kwiyemeza kuba mu muryango w'Imana? Mbese umuntu ahinduka ishami rya Kristo gute? Umuntu umaze kumva ubutumwa bwiza ahitamo kwizera, amaze kwizera akabatizwa. Uko kwizera rero umuntu agaragaza binyuze mu mubatizo niko guhuza umwizera na Kristo. Abaroma 11 umurongo wa 17 ndagira ngo tugaruke. Ibyanditswe byera bigaragaza ko umukristo yomatanywa na Kristo kubwo kwizera, akabishami ku muzabibu, kandi iyo mukristo aretse kwizera atandukanywa na Kristo kubwo kutizera. N'ayandi magambo, icyakugize ishami ni ukwizera kwawe. Iyo rero uretse kwizera utandukana n'umuzabibu. Ingingo ya 4 tugiye kugeraho mbere yuko dusoza, kuguma. Nuvuga ngo abizera bagomba kuguma muri Kristo. Ishami ntirishobora kwera imbuto ritagumye ku giti. Umukristo aguma kuri Kristo igihe cyose ari mu ijambo rye. N'ayandi magambo, Yesu yaravuze ngo, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Yohana 15 umurongo wa 7 Yesu yaravuze ati, nimuguma muri je amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ikibazo kirabaza ngo, mbese nawe uracyari muri Kristo? Mbese uracyamwizera? Ingingo ya 5, amatunda cyangwa se imbuto za mwuka. Izi mbuto za mwuka rero, inshingano y'ishami ni ukwera imbuto. Umukristo utera imbuto ntabwo ari umukristo. Mu yandi magambo, intumwa Pawulo abwirijwe n'umwuka w'Imana yagaragaje ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishye, byakira biba bishize. Abakorino ba 2:5 umurongo wa 17. Iyo rero bimaze gushira, ibyaba byashize ni biki? Kubera ko umukristo abayomatanye na Kristo ntabakera imbuto za kamere, ahubwo abayera imbuto zaki za mwuka. Imbuto za kamere ni izihe rero? Ugusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Umugaragu w'Imana ati, ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero iyo umuntu ibya kera bishize yera imbuto za mwuka,
arizo urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko agira gute abihana. Ikibazo, wibonyeho izihe mbuto? Yesu yavuze ko igiti cyose kimenyekanira ku mbuto zacyo. Matayo 7:18 kugeza 20 yaravuze ati igiti cyiza nikibasha kwera imbuto mbi. Haleluya! Ntabwo waba uri umukristo ngo were imbuto za shitani, ntabwo bishoboka. Ntazagira ukubesha. Mama ihangane nkurikire, reba hano, urakoze cyane. Ntuzagenda ngo wibeshe ngo ngende umukristo kandi wari imbuto zande, ntabwo bishoboka, ntabwo byahwana. Ahubwo Satani yakwambitse igishura, tuzakireba umwambaro ugezweho wa shitani muri aya materaniro. Abantu yambitse igishura cye maze bakacyambara bakagira ngo n'abakristo, bakajya bibwira ngo n'abakristo, ariko kizavaho. Ni mpamvu nifuza ngo Imana itugiriye neza itwambura uwo mwambaro wa shitani. Ariko ntabwo tuzawureba muri kino cyumweru kiri imbere. Hari umwambaro shitani irimo kugenda yambika abantu, kandi n'ubu ngubu hano hari abantu baba wambaye batabizi. Ariko ugenzura umutima nama wawe urebe umwambaro wambaye n'uwandi, wambitswe ikanzu yandi, wambaye umwambaro wandi. Aya magambo nagira ngo muyiteho abantu b'Imana. Kuba igiti kiteye mu murima urimo ibindi biti ntibikibuza kwera imbuto zacyo. Muraho? Mbese umuntu ahinze voka akayihingana n'imyembe, voka yakwera imyembe? None se kuba umukristo abana n'umunyabyaha byatuma umukristo aba umunyabyaha? Aha, birashoboka cyangwa ntabwo byashoboka? Byashoboka. Ubwo rero niba byashoboka turaza gusesengura uyu mugani wa Yesu. Yaravuze ngo ishami ryamatanya n'igiti byera iki? Kugira ngo rero were imbuto z'ubunyacyaha nuko wamatanya n'umunyabyaha aho komatana nande na Kristo. Ahangaha niho ruzingiye. Niyo mpamvu umukristo wamatanye na Kristo binyuze mu mbaraga ya Mwuka Wera nta kimubuza kwera imbuto zubahisha Imana, nkuko Yohana yabivuze. Yesu yabivuze muri Yohana 15:8. Yesu yaravuze ati rero kuba bigishwa tukaba turabizera bakurikiza ibyo mwigisha Kristo atubwira nibyo bizadushoboza kwera imbuto. Ishami si ryo ryibeshaho, umurimo waryo ni ugukwirakwiza amatembabuzi mu bibabi, yahura n'imirasire y'izuba agahinduka umushongi utunga ikimera kubw'imbaraga z'Imana. Hari icyo bita amatembabuzi agira gute? Azamuka seve brit, yamaze guhura n'ikoresha zuba rwatsi ahinduka seve labore. Amatembabuzi agira gute? Amanuka agahinduka amatemba giti, ya matemba giti agatunga igiti, amashami akera iki? Akera imbuto. Ntabwo ishami rijya kuvoma hasi, ahubwo ishami ritungwa n'iriva mu giti. Umurimo w'ishami rero ni ukwakira no gutanga. Umurimo w'umukristo ni ukwakira ijambo ry'Imana no kuryumvira. Haleluya! Umurimo wanjye ni ukwakira ijambo ry'Imana no kugira gute? No kuryumvira. Nta bindi ibyo ngo ngiye kwihata kwera imbuto. Oya, wewe uzihatire kuryumvira, imbuto zizagira gute? Zizaza. Umwami Yesu aravuga ati nimuguma muri je amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yohana 15:7. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Umuntu wese utaguma mu ijambo ry'Imana aba yitandukanije nayo. Nicyo cyaha Adamu na Eva bakoze. Kuva mu ijambo ry'Imana ni ukuzimiza ubugingo. Yesu aravuga ati amagambo babwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Mu yandi magambo, jya ugenzura imibereho yawe urebe ibyo ukora ko bihuye n'iby'ijambo ry'Imana rikubwira. Nusanga bimeze neza ubishimire. Ingingo ya 7, gukaragira cyangwa se gukurwamo kamere cyangwa kwezwa cyangwa se gutunganywa. Yohana 15:1-3. Umwami Yesu yaravuze ati ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahajya yaryo, bityo rero bikarushaho kwera imbuto. None rero mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye. Umukristo ukora iby'Imana ishaka, Satani aramwanga akakana mu gace k'akarongo. Umuntu wiyemeje kuba umukristo, Satani aramwanga. Ibyo bimutera kumugerageza kugira ngo bimuteshure ku kwizera kwe atandukane n'Imana yemeye. Niyo mpamvu rero
nubona wahuye n'ibigeragezo ujya wihangana. Yakobo yaravuze igice cya 2 kugeza 4, bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gituma nibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mutabuzeho na gato. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 10 na 11, abahanuzi bahanuye mu izina ry'Umwami Imana mubakureho icyitegererezo, mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu kandi muzi iby'Umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe nyinshi. Ibyabaye kuri Yobu ni isomo kuri twebwe. Ubutumwa dukeneye rero kumenya kurusha ibindi byose ni ugusobanukirwa ko nta muntu wibeshejeho, kuko twese turi Imana yaramye kandi turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Yesu niwe muzabibu w'ukuri, niwe nkomoko y'ubugingo, kandi ni nawe utubeshaho. Niyo mpamvu nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu, ni nako natwe ntacyo tubasha gukora tutari muri we. Ariko iyo tugumye muri Kristo tuba twiyemeje kuba ibyaremwe bishya. Niba twaremeye komatana na Kristo kubwo kwizera binyuze mu mubatizo, tugahamya ko twitandukanije na Satani, tukiyunga n'Imana binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo, nituba tucyumvira Satani, ahubwo tuba duhisemo kumvira Kristo w'Umwami wacu w'isezerano rishya. Ubwo nituba tukiri abacu ngo twigenge, ahubwo tuba tugengwa n'ijambo ry'Imana. Nk'abakristo rero dukwiriye kuzirikana ko intego yacu ya mbere mu buzima, intego ya mbere ya buri munsi ikwiriye kuba kumenya uko Kristo yifuza kuzuza imigambi ye muri twebwe. Matayo 6 umurongo wa 33 ati mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Dukurikije rero urugero rwa Yesu akiri muri iyi si, ikintu cya mbere Kristo yakoraga buri gitondo kwari ukumenya icyo se wo mu ijuru yifuza ko akora uwo munsi. Natwe nicyo dukwiriye kubanza gukora, kwakira amabwiriza mashya ya buri gitondo aturutse mu ijuru binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana hamwe no kugira gute no gusenga. Ndashimira cyane abizera ba hano kubera yuko nabonye bakunda kubikora. Burya kwiga mu gitondo ukiga nimugoroba niko Yesu yabagaho. Mukumvira rero ijambo ry'Imana no kuyoborwa na Mwuka Wera muri byose, kandi buri munsi bizadushoboza kwera imbuto zikwiriye abihannye, maze abantu nibabona imirimo yacu myiza bahere ko bahimbaze Data wa twese uri mu ijuru, nk'uko tubibona muri Matayo 5 umurongo wa 16. Bizera bavandimwe bakundwa nshuti zanjye, reka dusabe Imana kugira ngo umwuka wayo kandi imbaraga zayo zikorera mu bizera, zakoreye mu batubanjirije uyu munsi basinziranye ibyiringiro kuko babaye intwari mu kwizera. Mureke nge namwe duharanire kuba muri Kristo, duharanire kuba mu ijambo rye. Ugenda wisuzuma ati mbese ngewe ubu ngubu basoromaho iki, mbese ndyoheye abantu, mbese umutima wanjye ko wabaye umushike aho ntabwo nawurima. Mbese hari abantu bifuza gutunganya imitima yabo bakayirima, maze bamara kuyirima Kristo akaza agateramo imbuto nziza, maze tukabasha natwe kwera imbuto, abazinyunguta bakazinyunguta banezerewe. Hari ababyifuza agati nanjye ndifuza komatana na Kristo. Imana ihimbazwe, Imana idushoboze kwakira Kristo. Kandi mu butumwa bwiza tugiye kumva, ndasaba korari ya korari nitambuke. Iyi ndirimbo ndayibatuye mwese, iyi ndirimbo ndayibatuye. Nibarangiza kuyiririmba mukumva ni yacu twese nk'Abadiventiste, muravuga ngo amen. Igihe rero bagiye kuza baririmba iyi ndirimbo, nibarangiza kuyiririmba ubwo twese turaba twifatanije nabo guhimbaza Imana. Mwuka w'Imana tugire neza kandi ature muri twe ngo dushoboze kwera imbuto zikwiriye abihannye mu izina rya Yesu.
hose ubwumvikane iki kibi hari uwacyadukanye ni Lusiferi umwana w'umuseke mubiri ku isi nta na kimwe cyamusetsa mpamaganye mu mutima wanjye ibyo nkoresha birambabaza akagahinda k'ikibi yemwe kamaze imyaka ibihumbi nzaniye Yesu umutima wanjye kugira ngo awutunganye ibyanjye byose ndabimuhaye nta na kimwe nisigarije nziko nabanje kugoma cyane ubu nabaye nk'umushike niyemeje kuwutabira Yesu agasangamo intabire akayiteramo imbuto nziza zimwe z'umwuka zitabara abazisoroma bakazinyunguta baririmba haleluya akagahinda k'ikibi yemwe kamaze imyaka ibihumbi nzaniye Yesu umutima wanjye kugira ngo awutunganye ibyanjye byose ndabimuhaye nta na kimwe nisigarije nziko nabanje kugoma cyane ubu nabaye nk'umushike niyemeje kuwutabira Yesu agasangamo intabire akayiteramo imbuto nziza zimwe z'umwuka zitabora abazisoroma bakazinyunguta baririmba haleluya umunezero wari mu ijuru abamarayika bishimanye umutima wawe wuzuye ishyari se ni kuki mubona Yesu aturuta bamarayika nimwivumbure twimike ubwami bw'ubwisanzure akagahinda k'ikibi yemwe kamaze imyaka ibihumbi nzaniye Yesu umutima wanjye kugira ngo awutunganye ibyanjye byose ndabimuhaye nta na kimwe nisigarije nziko nabanje kugoma cyane ubu nabaye nk'umushike niyemeje kuwutabira Yesu agasangamo intabire akayiteramo imbuto nziza zimwe z'umwuka zitabora abazisoroma bakazinyunguta baririmba haleluya akagahinda k'ikibi yemwe kamaze imyaka ibihumbi nzaniye Yesu umutima wanjye kugira ngo awutunganye ibyanjye byose ndabimuhaye nta na kimwe nisigarije nziko nabanje kugoma cyane ubu nabaye nk'umushike niyemeje kuwutabira Yesu agasangamo intabire akayiteramo imbuto nziza zimwe z'umwuka zitabora abazisoroma bakazinyunguta baririmba haleluya kimwe cya gatatu cyemeye ibyo aherako abagira iminyago mu ijuru habayemo intambara Mikayeli niwe watsinze umubi amanuka n'umujinya mwinshi muze duhunga twivugana akagahinda k'ikibi yemwe kamaze imyaka ibihumbi nzaniye Yesu umutima wanjye kugira ngo awutunganye ibyanjye byose ndabimuhaye nta na kimwe nisigarije nziko nabanje kugoma cyane ubu nabaye nk'umushike niyemeje kuwutabira Yesu agasangamo intabire akayiteramo imbuto nziza zimwe z'umwuka zitabora abazisoroma bakazinyunguta baririmba haleluya akagahinda k'ikibi yemwe kamaze imyaka ibihumbi nzaniye Yesu umutima wanjye kugira ngo awutunganye ibyanjye byose ndabimuhaye nta na kimwe nisigarije nziko nabanje kugoma cyane ubu nabaye nk'umushike niyemeje kuwutabira Yesu agasangamo intabire akayiteramo imbuto nziza zimwe z'umwuka zitabora abazisoroma bakazinyunguta baririmba haleluya
ishimwe cyane. Mbese hari umuntu waba wumva umutima we warabaye nk'umushike agafatanya n'iyikora bati nanjye ndiyemeza kugira ngo ndime umurima wanjye ngutunganye sateramo imbuto, ari umushyitsi nubwo yaba ari umwe cyangwa ari babiri twamuhuye umwanya sarahari. Hari uwavuga ati ndifuza guhera uyu munsi, arahari. Ubwo rero ntawe uhagurutse kubera ko tudatinda dufite umwanya uhagije, ndagira ngo uwifuza kwegurira Yesu umutima we by'umwihariko, igihe tugiye guhaguruka tukaririmba indirimbo yatoranijwe, atambuke n'umutima we awuzaniye Yesu, maze dusoze n'isengesho. Abadufasha mu ndirimbo rero reka begere hano imbere. Ni ngombwa kuko twabwiwe ko igihe ijambo ry'Imana rivuzwe hagomba kuboneka umwanya uhabwa buri muntu wigiyemo, kugira ngo niba yifuza gusengerwa by'umwihariko atambuke, kandi yatambuka akaza hano imbere aba yiyeguriye Kristo. Niyo mpamvu rero tugiye kuririmba iriya ndirimbo y'116. Niba hari icyo umwuka w'Imana kwemeza ko wifuza ko wagicikaho, utambuke maze dufatanye mu isengesho risoza indirimbo y'116.